tache muri bihe amahoro n'ukuri biragoye iyi si imeze nabi. It's not easy. Naraki tumera bivuze kandi mwibuke yarangiye already. He's gone. Where is he? Mungu bari I don't know. You don't know. So ahubwo se naribagiye wanyirukiye kuri mutima channel mugakora subscribe. Ukubwiye ugakora subscribe kuri mutima channel byawe utware. Just go my YouTube channel subscribe hari ibiganiro bitandukanye witeka kugire neza ndagushimira. Reka tugaruke dusenga kugira ngo gahunda zose zigende neza biba byiza ruko basenyera mu butayu basenyera ku misozi basenyera ahantu hagiye hatandukanye. Can you please hari abantu basenga mukabegera ubundi mukabana nabo ubundi bakagenda babajyana mugakiza buhoro buhoro. Hari abantu benshi bagiye bamagara bagenda mibabwira nanjye n'ubucyo nabamagara ubwo ngubwo mba nitavye Imana. N'ukuri uyu munsi hano ibintu byinshi dutwara umwanya ro kujya kureba iyo mipira abantu birirwa mu mipira bari kureba abantu ugasanga abantu bapfutse bari ku mateleviziyo n'iki bigiye bitandukanye. Uruzi iyo usa ako kantu mugakora no mu rusengero mukavuga muti uyu munsi ku cyumweru reka tujye mu rusengero dukubita terane ubundi reka tujye hano ku isi nta muntu n'umwe afite umugabane nta muntu n'umwe n'ukuri uhafite imago z'ikirenga ubutunzi barapfa bakabusiga amafaranga barayasiga buri kintu cyose kirasigara ikintu dukukana ni bwa butaka buri muntu bamushinguramo metero zikuri ebyiri mu ijuru. Rero iwacu ahabera bahora bishimye aho hantu ntakwifurije muvandimwe aho ndakwifuriza kuzagirana n'umuryango wawe ndakwifuza kuzahagira utuje ubundi ugahimbaza Imana ubuziraherezo ubundi ukabaho utuje ndetse Nyagasani akazakugirira neza aho ngaho iwacu n'uko uzaba rutemba amata n'ubuki. Ndabashimiye cyane Uwiteka akomeze abane namwe Uwiteka azabahindurira ibihe ndetse bizagenda neza. Reka rero dusenge. Kristo ndagushimiye uri Imana nyamana wabigize neza buri kintu cyose kigenda neza. Aba bantu twari turi kumwe live ahangaha ndetse nabo tutabanye bose wahereza umugisha nabari buze gukurikirana ibiganiro wahereza umugisha hereza abantu guhinduka wahereza agakiza ndetse uhereze buri umwe wese gusobanukirwa n'ijambo ryawe kugira ngo atazaribwa na ziranzige atazarimburwa n'umuriro. Uyu munsi wa none ndahamagarira buri umwe wese gukizwa ndetse no gukiranuka mu byawe abe umunyampuhwe abe umunyamasengesho kandi agira umutima umenetse kugira ngo kuri wa munsi w'umuzuko twese tuzahurira iwawe turi benshi cyane. Ndagushimiye kuko byumvise mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Ibidashobokeye abana b'abantu rero ku Mana birashoboka. Ibidashobokeye abana b'abantu ku Mana birashoboka n'ukuri. Nukuvuga ngo Uwiteka azabagarutse aje kudutwara tuzamura nuko turokoke ibyo bibazo byose bizagwa. Ariko nukuvuga ngo ihumure riri hano mu byahishuwe nuko ziranzige zizajya zigenda zidwinge zirige abantu badafite ikimenyetso cy'Imana mu gahanga. Utazaba afite icyo kimenyetso cy'Imana mu gahanga nukuvuga ngo sukuvuga ngo uzaba ufite ikimenyetso mu gahanga hanga kigaragara nuko uzaba ufite umutima wejejwe waragize ute warakijijwe warakoze imirimo yera buri kintu cyose kandi ngo icyo gihe ngo abantu ngo bazifuza gukizwa ngo bashaka insengero bajyamo bashaka hano birukangira ntabwo bizaba gishoboka. Amahirwe ya nyuma azaba yararangiye. No kuvuga ngo niba uyu munsi hano uri murigishwa uyu munsi hano niba nari umunyabyaha ngaba narafashe ya mbere ngiye uyu munsi hano tuvugana ngaba nari nararambitse hasi ngaba ndimo gutera intambwe rwose ku mayinite yanjye kuri connection nishakiye izo depense n'izanjye buri kimwe cyose iri jambo ry'Imana ukaribonera ubuntu kubera iki wabikirenza gutyo gusa. Can you please take decision now? Ushobora gufata umwanzuro none ntabwo ubwe wongeye simfite idini yewe Imana yamamagaye kugira ngo mfashe abantu bagiye batandukanye akakiza kandi mo uyu munsi hano ndubira akagere kundi muntu nukuri yagera urusengero rukwegereye niba byaba bibabaje niba hari
n'umuntu uturanye n'urusengero ariko akaba ari umupagani akaba atanagiye umunsi n'umwe n'ukuri nuzajya mu rusengero Uwiteka azakugira neza nuzajya gusenga Uwiteka azakugira neza uzahabonera amashimwe akomeye cyane uzahishimira cyane uzahindukira n'ukuri nutaha uzataha ufite akanyamuneza ntuzongera kuvuga nabi ntuzongera kugira ibibazo iwawe bitewe n'uko uzaba ufite ibyiringiro ufite agakiza muri wowe ufite Imana muri wowe Yesu Kristo uzaba ndetse watangiye kuba inshuti nawe rero nabifuriza yuko mwese byagenda gutyo Uwiteka akomeze abane namwe ngewe ndi Jean Marie namaze kwitaba Imana ariko si ubu tuvugana niba naritabye Imana wowe ushaka ikintu musore wankurikira bareka tukitabana Imana mareka tugakoresha yendo twese tukitaba Imana turi benshi cyane ubundi tukagenda igihugu uyu munsi hano hari ibintu byinshi bigenda bidutwarira umwanya ariko ibyo bintu ugasanga ni ibintu bidafite umumaro mwinshi cyane okay ni iby'isi biba biri aho ngaho nawe mbujije ariko ku rundi ruhande murebe tuvuga urugero iyo ndifuza uyu munsi mfite icyifuzo kubona urusengero rw'ibunaka buri rusengero rwose rwakubise rukuza kurusha stade kurusha kwa kundi stade bagizije abantu bagiye ku mupira ikuzura no hejuru what ibazo ayo mashimwe akomeye cyane abapasire bakavuga bati bana ubu none sinzi ko turubigenze mwinjire mu nsengero umusengero harimo agakiza ntabwo mwibuka covid uko byari byagenze abantu bose bari babujije gusenga none se tuvugana uyu munsi wane ko hari amahirwe twasenze hari abapasire biteguye kuba batiza hirya no hino insengero zirahari hari yewe niba uri no kumva udafite gahunda yo kujya mu rusengero hari n'abantu baba basengera mu butayu baba basengera ku misozi baba basengera ahantu hagiye hatandukanye can you please hari abantu basenga mukabegera ubundi mukabana nabo ubundi bakagenda babajyana mu gakiza buhoro buhoro hari abantu benshi bagiye bahamagara bagenda mbibabwira nanjye n'ubucyo nabahamagara ubwo ngubwo mba nitabye Imana n'ukuri uyu munsi hano hari ibintu byinshi bidutwarira umwanya ari kujya kureba iyo mipira abantu birirwa mu mipira bari kureba abantu ugasanga abantu bapfutse bari ku mateleviziyo n'ibiki bigiye bitandukanye uruzi iyo usa ako kantu mugakora no mu rusengero mukavuga mutu uyu munsi ku cyumweru reka tujye mu rusengero dukubita igiterane ubundi reka tujye ibyo ngibyo Uwiteka Imana n'ukuri yagenda yishima cyane kandi akazabagororera ubundi mukarokoka ziranzige mukazarokoka umuriro w'Uwiteka kuko koga ko ntabwo mucyoze Uwiteka aravuze ati nta nubwo nzongera kurembuza isi amazi aba bantu bazi koga muzi koga ntabwo nzongera kurembuza isi amazi izo za prolonge zanyu ku Gisenyi reka muzi gutera prolonge muzi kwibira muri mapisine n'ibiki byose mwese urumva mutakwepa Uwiteka mukorera ibiti mukazamuka mu biti igihe amazi yakongera gutera isi ntabwo rero Uwiteka Imana azongera kurimbuza isi niba ari byo mwishingikirije no ntabwo bizongera kubaho so Yesu agenda bagirira neza rero cyane ihumure rirahari ngo uzaba ufite ikimenyetso mu gahanga akijijwe neza yaremeye agakurikira Yesu akamwemera nk'umukiza we ndetse n'umucunguzi uwo nguwo ntabwo azahura nako kagakomeye ntabwo azahura n'inzige kandi Nyagasana azakora uko ashoboye nk'uko muri Zaburi habivuga hari imirongo igenda bivuga ngo abantu inzige bazagwa imbere yawe abantu igihumbi bazagwa imbere yawe wowe n'ihema ryawe n'inzu yawe nta kibazo na kimwe muzigira mugira kuko muzaba mwaremeye ndetse mukubariza ibyo Uwiteka ashaka ndabashimiye cyane ngewe nitwa Jean Marie reka rero nyuma y'aka karimbo tuze dusenge Uwiteka kugira dufashe tuzace muri ibi bihe amahoro n'ukuri biragoye iyi si imeze nabi it's not easy narakigumye yabivuze kandi mwibuke yarangiye already he's gone. Wait, where is he? I don't know. You don't know. So, ahubwo se naribagiye wanyirukiye kuri Mutima Channel mugakora subscribe. Ukubwiye ugakora subscribe kuri Mutima Channel byagutwara. Just go my YouTube channel subscribe hari ibiganiro bitandukanye Uwiteka kugire neza ndagushimye. Reka tugaruke dusenga kugira ngo gahunda zose zigende neza biba byiza uko twiragije Uwiteka ndabashimye. Ku kigero kiri hejuru cyane Uwiteka rero ni umunyempuhwe kandi umunyembaraga aza noneho kuduhereza ikintu bita ihumure aravuga ati ihumure rero niba
warakijijwe uri umwana w'Imana, iryo kamba ryera wararibikiwe kuko wararikoreye. Uyu munsi hano ukaba utari umugome, ukaba utari umugambanyi, ukaba utari umuhemu, ukaba uyu munsi hano uri gukora ibikorwa by'urukundo. Uyu munsi hano ukaba uri kwitabira amasengesho, ukaba uri umukristo wa nyawe, kwa kundi bavuze ngo Imana ni urukundo. Rero ngo dukunde mugenzi wacu nkuko twikunda, akunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Ibyo byose numara kubyuzuza uyu munsi hano, mugenzi wawe yahura yatsikira ukamuzamura, yahura n'ingorane ukaba wamufasha, yahura n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye ukaba wamufasha. Aho ngaho Uwiteka rero yaje guhumuriza abo bantu muzaba mumeze gutyo. Reka wifurize kuzaba uri muri uwo mubare w'abo bantu bizagenda neza, kugira ngo Uwiteka nawe azakurokore kuri kiriya gihe cy'imperuka. Nuko inzige ntizakurye kabisa, ntuzahore nuramubabaro, ahubwo nuramuro witanura ntuzaboneho, ahubwo tuzahure twese mu kiri tuzamuka dusanganira umwami Yesu bwazabaje ku bicu ndetse akaza kudukiza.